ikipe ya APR tekerezaga ko iri butsinde umukino igahita itwara igikombe cya shampiyona, ariko kugeza ubu ntabwo bigishobotse kuko yasitaye ku ikipe ya AS Kigali. Nibyo babyumvishe neza, twagarutse mu rugo rw'imikino makuru agezweho, ni byinshi turi buze kwibandaho ku makuru akomeye ku ngingo ziremereye cyane. Mu ikipe ya Rayon Sports burya intego ni ugutwara igikombe. Rayon Sports yakaniye bidasanzwe umukino wa kimwe cya kabiri w'igikombe cy'amahoro ndetse n'umukino ufite ku munsi wa gatatu, aho bizaba bikomeye cyane ku tariki ya 17 ukwezi kwa Mata 2024. Rayon Sports izaba ifitanye umukino n'ikipe ya Bugesera. Abenshi batekerezaga ko izaba ari ekipe ya Rayon Sports ngo itakaniye ku rundi ruhande kugira ngo Bugesera batayimanura mu cyiciro cya kabiri. Imikino kare ebyiri yose yayikaniye. Ni inkuru igiye hanze ikomeye cyane, nshaka ko dusangire muri aka kanya umenye ese urugamba rw'ikipe ya Rayon Sports igiye guhangana ruroroshye, rugeze he, ku rugamba rugeze mu mahina. Ku gatatu tariki ya 17 Mata 2024, ikipe ya Rayon Sports izaba ifite umukino uhambaye cyane, irakira Bugesera, umukino wa kimwe cya kabiri mu gikombe cy'amahoro 2023-2024. Ni umukino w'ingenzi cyane. Intego ya Rayon Sports ni ukugumana igikombe yegukanye ndetse inagitwara umwaka ushize w'imikino, inayifasha kuba yasohokera igihugu muri CAF Confederation Cup. Rayon Sports ikaba ishishikariza buri mufana wese aho ari hose ko uyu mukino agomba kuwitabira, byaba ngombwa bagatitiza ikipe ya Bugesera. Bakeneye cyane cyane imbaraga z'abafana b'ikipe ya Rayon Sports. Umurindi w'abafana wonyine nicyo cy'ingenzi. Kapiteni Muhire Kevin mu ikipe ya Rayon Sports nawe yagize icyo avuga kuri uyu mukino. Muzi ko hari byavuzwe byinshi cyane, ariko nk'umutoza w'ikipe ya Bugesera Haringingo Francis nawe yatangaje amagambo ameze nk'aho yakaniye cyane ku rundi ruhande, ariko Jules Mete arimo gukaruma abakinnyi mu buryo bukomeye nyuma yo gutakaza imikino ikomeye, ndetse yanatumye Rayon Sports iva ku gikombe. Ibaze yitsinda ikipe ya APR ikaza gutsinda n'ikipe ya Etincelle. Rayon Sports igikombe cya shampiyona twaba turi kuririmba iyindi ndirimbo ko yanagitwara. Wabonye ko Mukeba nawe yatangiye gutsikira sitara kwa hato na hato bitunguranye. Rayon Sports ishobora no kugitwara mu buryo bukomeye cyane. Nta nubwo byumvikana ukuntu ikipe APR twari ibikombe 5 byikurikiranyije, wagira sinzi ibintu baha Ferwafa. Perezida wa FIFA Shimiye Jimmy Mulisa wahawe inshingano nshya. Ese ibi byo ni ibikerekana ingingo tuyirebe ku perezida w'imuzashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Ibi ntabwo biba bisanzwe cyane. Infantino yishimiye Jimmy Mulisa wamaze kugirwa brand ambassador wa ruhago y'abafite ubumuga mu Rwanda. Mu minsi ishize nibwo uyu munyabigwi mu mupira w'amaguru mu Rwanda usanzwe ari umutoza wungirije w'ikipe y'igihugu Amavubi yagizwe brand ambassador wa ruhago y'abafite ubumuga. Ni ku bufatanye bw'ishyirahamwe rya ruhago afite ubumuga RAFA, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, mu rwego rwo guteza imbere uyu mukino ndetse no kumenyekanisha ku isi hose. Nyuma y'uko Jimmy Mulisa agizwe brand ambassador w'uyu mukino, perezida wa FIFA Gianni Infantino yagaragaje ko yishimiye iki gikorwa. Ati ni byiza kubona umunyabigwi Jimmy Mulisa yagizwe ambassador wa ruhago y'abafite ubumuga mu Rwanda. Urukundo bafitiye uyu mukino ntabwo bigereranywa. Bari kumwe na Jimmy Mulisa uyu mukino uzagera kure. Bimwe mu byo Jimmy Mulisa yitezweho harimo kuzamura abana bakiri bato muri ruhago y'abafite ubumuga, kwitabira imikino itandukanye ndetse ukamenyekanisha mu buryo ubwo ari bwo bwose. Nk'umukinnyi Jimmy Mulisa yakiniye ikipe ya APR
ndetse anakinira ikipe yo mu Buhinde na FC yo mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ububiligi n'ayandi. Yanakiniye kandi ikipe y'igihugu Amavubi irimo Mulisa Azi bya ruhago. Afite impano mu bijyanye n'imipira, arabyumva neza cyane. Ni igitekerezo cyiza kuba Ferwafa yamuhisemo kuba yafatanya n'aba bakinnyi kugira ngo bakomeze bazamuke ndetse mu mbaraga zikomeye, aho bidasanzwe uyu Gianni Infantino yishimiye cyane Jimmy Mulisa kuba igihugu cy'u Rwanda cyafashe umwanzuro none kigafata umusiporutifu, bigaragaza ko ari intego zidasanzwe iki gihugu gifite. Ikipe ya APR kuri uyu munsi yari ifite umukino udasanzwe, aho byari byitezwe ko ibuze gutsinda gusa ikaba yegukanye igikombe cya shampiyona. Abafana b'ekipe baje babyiteguye ndetse banabyambariye, ariko baje kubabara cyane. Igitego cya Victor Mbawoma cyari kibuze kubarokora, ariko birangira ku rundi ruhande babuze uko babigarurira. Ibitego 2-2, AS Kigali yari iri hejuru cyane. Wabonaga ko n'ubundi iki gikombe kugitwara bizamanza byagorana. Ubu tuvugana ikipe ya APR irusha ikipe ya Rayon Sports amanota 12. Bivugwa neza ko Rayon Sports mu gihe yatsinda imikino isigaye yose, APR nta kabuza bashobora kuyikura ku gikombe cya shampiyona. Rayon Sports bacitse ururondogoro nyuma y'aho indirimbo yabo Murera yacuranzwe bwa mbere muri stade Amahoro ivuguruye. Bavuga ko ngo bari barimo kwesera ibyuma uburyo sonorisation izaba yifashe muri iyi stade mu buryo bukomeye cyane. Aha byakomeje gusakuza cyane. Ese ngo ni ukubera iki ikipe ya Rayon Sports indirimbo yayo ariyo bacuranze, ko batacuranze y'ikipe ya Kiyovu Sport? Ibyo nibyo bibazo bagiye bibaza. Nanjye nibyo bibazo nagiye mbyibaza. Upfa no gukira APR iratwara igikombe kuri AS Kigali yahembwe. Iki nicyo kibazo kirimo kwibazwa mu bitangazamakuru byose. Oya, APR ntabwo yagitwaye. Jihad igikombe gikomeye cyamucitse. Fiacre we byakomeje kwanga mu gihe yaraga bakomeje guhunga ikibuga. Uko abakinnyi b'Abanyarwanda bagiye bitwara hanze nabyo tuzatubibagezaho rimwe na rimwe makuru ataha. Wibagire gukora subscribe ngo utajya ucikanwa everyday.